Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko byibuze kanseri y'ibere ari imwe muri kanseri zikomeje kwiyongera cyane ku buryo amamiliyoni y'abantu bafite kanseri y'ibere agenda aboneka buri mwaka. Ndavuga abantu bashya bagaragarwaho na buno burwayi. Iri shami kandi rivuga ko byibuze kwisuzumisha kare ndetse no kumenya ko ufite kanseri y'ibere ukayivuza hakiri kare haba hari amahirwe yo gukira cyangwa se bikagabanya kuba yakwirakwira mu bindi bice by'umubiri. By'umwihariko rero muri kino kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 10 mpuruza byakwereka ko ufite kanseri y'ibere nta gushidikanya. Muri rusange burya kanseri y'ibere igenda igaragaza ibimenyetso no mu gihe kigufata cyangwa se mu gihe ikiri no. Impinduka zigaragara ku mabere burya zigomba kwitabwaho ndetse akenshi zishobora kugaragaza ko ufite kanseri y'ibere. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibimenyetso 10 byakwereka ko ufite kanseri y'ibere cyangwa se kanseri y'amabere. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ufite kanseri y'ibere cyangwa se y'amabere ni ukumva akantu kameze nk'akabyimba kari imbere mu ibere. Ubundi kano kantu kumva mu gihe ufashe ibere ugasa naho uriparungwa se kwa kundi ugenda uri korakora. Wumva harimo akantu kameze nk'akabyimba kari imbere mu ibere ku buryo nyine kaba kumvikana kameze nk'akabuye karimwo imbere mu ibere. Ndetse wumva kenshi katanakubabaza. Hari n'igihe kumvikana mu kwaha cyangwa se mu ibere ubwako cyangwa se ukumva nyine karimo kumvikana mu kwaha. Akabyimba rero kari imbere mu ibere kumvikana mu gihe ibere urimo kurikandakanda burya ni akabyimba gashobora kubyara kanseri cyangwa se kagaragaza ko ibere ryawe rishobora kurwara kanseri. Ni akabyimba kumvikana mo imbere ndetse usanga abantu benshi ariko kabanza mu gihe bagiye kurwara kanseri y'ibere. Ubundi kumva ko ufite akabyimba mu ibere cyangwa se akantu kameze nk'ibuye kari imbere mu ibere ni ibintu byoroshye. Ufata ibere ryawe ukarikorera ikizamini n'ugusa n'ukurikorakora ugenda urikandakanda nyine wumva akabyimba karimo imbere ariko kameze nk'akabuye karimwo imbere. Kaba kumvikana rwose ndetse ni akantu burya koroshye kukumva. Burya n'umugabo ashobora kugira kino kibazo cyo kurwara kanseri y'ibere. Burya nawe birashoboka. Niyo mpamvu burya n'umugabo aba akwiye guparupa cyangwa se kumva gukanda hahandi ibere rye riri akumva ko hatarimo ako kabyimba. Iyo gasuzuguye rero bimara igihe runaka ugasanga byahindutse kanseri y'ibere. Ikimenyetso cya kabiri cyakwereka ko ufite kanseri y'ibere ni uko ibere ryawe rihinduka mu ngano yaryo ndetse no mu ndeshyo n'uburyo riremwe cyangwa se shape. Ubundi ibere ntabwo rigenda rikura cyangwa se ngo rigire impinduka ku buryo rishobora kugaragara mu gihe gito. Ariko hari igihe ujya ukabona amabere yasumbanye kandi bitari bisanzwe cyangwa se ukabona ibere ryawe risa naho ryabaye deforme. Ibi rwose bishobora kugaragaza ko ibere ryawe rirwaye kandi rifite ibimenyetso by'indwara ya kanseri cyangwa se rishobora kuba rifite uburwayi bwa kanseri. Iyo rero ibere rirwaye hari ibimenyetso bitandukanye rigenda rigaragaza. Ubona amabere yawe ataringaniye ari asymmetric, nanone ukabona ari igihe bigaragaza ko ushobora kubona yahindutse mu ngano cyangwa se mu ndeshyo yayo, ukabona amabere nyine ntabwo akireshya cyangwa se kingana cyangwa se ntabwo agiteye kimwe. Kino gihe nabwo uzamenya ko bishobora kuba ari kanseri y'amabere, wisuzumishe iyo kanseri. Ikimenyetso cya gatatu cyakwereka ko ufite kanseri y'amabere ni uko uruhu rwo ku mabere rushobora guhinduka. Rushobora kuba umutuku cyangwa se rukarushaho kwirabura. Rushobora no kugira ibindi bibazo turi buze kukubwira. Ubundi uruhu rw'ibere ruba rusa n'urundi ruhu rwo ku mubiri ahandi. Iyo rero ibere ryawe ryarwaye kanseri, rwa ruhu rwo ku ibere rugenda ruhinduka mu ibara n'uburyo rwasaga. Rushobora kuba umutuku cyane cyangwa se ukabona rusa n'umutuku cyangwa se rukaba rushobora kwirabura cyane bitari bisanzwe nk'uko ibere ryawe ryari risanzwe risa. Nanone ushobora kugira utubazo ukabona ibere ryawe risa na kiriya gishishwa cy'amaronji uburyo kiba kimeze imbere, ukabona nyine uruhu rwacyo rusa naho rwabaye ruri gusa kuriya. Ibere ryawe kandi ku ruhu rifite cyangwa se ruriho
rishobora kugira utuntu tw'udusebe tukubabaza cyangwa se ukumva naryo rikubaza ubwabyo. Nanone ushobora kugira ibere ryawe ukabona ko uruhu rwaryo ruri kugenda rukomera, uruhu rw'ibere rumeze nk'aho ari nk'umuntu uri kurwara, nka kwa kundi ugira ibice ugasanga nyine nka kwa kundi umuntu agira ibice, ugasanga igice cyaho cyangwa se uruhu rwawe ruri kugenda rukomera nk'hano ku gitsi. Burya agira uruhu rukomeye n'igihe rukomera, niho ni ku ibere uruhu rwaho rugenda rusa cyangwa se rugakomera muri ubwo buryo. Izi mpinduka zigaragara ku ibere, ku ruhu rwo ku ibere, zishobora kugaragaza ko ufite kanseri y'ibere, ariko si ibyo gusa kuko bishobora no kugaragaza ko ibere ryawe rifite n'ubundi burwayi. Muri make, icy'ingenzi ni ukwisuzumisha mu gihe ubonye izo mpinduka ukamenya impamvu yabyo, ariko birashoboka kuba ari kanseri, ari ikimenyetso cya kanseri y'ibere. Ikimenyetso cya kane cya kanseri y'ibere ni ukuba mu ibere ryawe havamo ibintu bidasanzwe cyangwa se ibintu by'ibizi bidasanzwe kandi udatwite kandi utanonsa. Ubundi ku mugore wonsa ashobora kuzana amashereka cyangwa se nanone hakazamo nyine ayo mashereka nko ku mugore wonsa cyangwa se umuntu utwite. Ariko kino gihe ushobora no kuba uri umugabo cyangwa se uri umugore utanatwite, ukabona mu mabere yawe hari kuvamo nk'amaraso, ibintu bimeze nk'amaraso, ibimeze nk'amashyira cyangwa se ibintu by'amazi ajya gusa n'umuhondo. Ibyo byose burya cyangwa se bifite ibara rya green cyangwa se ibara ry'icyatsi. Iyo rero burya izo discharge zose ziva mu ibere zishobora kugaragaza ko ushobora kuba ufite ikibazo cya kanseri y'ibere. Nanone bishobora kugaragaza ko ufite ikibyimba cy'ibere cyangwa se breast abscess. Nanone bishobora kugaragaza ubundi burwayi ushobora kuba ufite mu ibere. Ikintu cya mbere bakora ni ugukora ikizamini cya mammogram cyangwa se ultrasound y'ibere, hanyuma rero ukaba ushobora kumenya ikibazo iryo bere ryawe rifite. Ikimenyetso cya gatanu gishobora kugaragaza ko ufite kanseri y'ibere ni ukubona iriya moko y'ibere isa naho ihinduye icyerekezo cyangwa se uburyo yasaga, ukabona isa naho iri kureba hasi cyangwa se ikareba hejuru, muri make igahindura icyerekezo yarebagamo. Ubundi moko y'ibere hari ubusanzwe uburyo imoko yawe iteye uba ubizi. Iyo rero burya iyo umugore yagize ikibazo cya kanseri y'ibere usanga imoko ye isa naho yinjiyemo imbere mu ibere ubwaryo, isa naho yinjiyemo imbere, ubundi biturumbutse inyuma, ariko icyo gihe usanga yagiye inwards cyangwa se inner, yagiyemo imbere cyangwa se nanone igahindura icyerekezo ikareba hasi ikaba inverted. Ibyo rero burya bishobora kugaragaza ko ufite uburwayi bwa kanseri y'ibere. Ikimenyetso cya gatandatu cyagaragaza ko ufite kanseri y'ibere ni ukuribwa ibere cyangwa se ibere rikakubabaza cyangwa se ukaribwa hariya ku moko. Burya akenshi kanseri yigitangira ntabwo ibere rikubabaza, ariko birashoboka ko n'ububare bw'ibere nabwo bushobora kuza bitewe no kuburya kanseri igenda ikura cyangwa se igenda ikura bimarana igihe kirekire. Muri make, ku mugore ufite kanseri y'ibere ashobora no kuribwa amabere akamubabaza, kandi yaricunga neza agasanga nta mpamvu y'amabere yakamubabaje. Ikimenyetso cya karindwi cyakwereka ko ufite kanseri y'ibere ni ukubyimba ibere cyangwa se ukabyimba ahegereye amabere. Ushobora no kubyimba mu kwaha cyangwa se kumva mu kwaha hasa naho harimo amatakara. Burya umugore ufite kanseri y'ibere cyangwa se umukobwa ashobora kubyimba ibere rye rikabyimba. Ni nacyo kimenyetso gikunda kugaragara cyane, ariko ashobora kugira ibyitwa lymphadenopathies, cyane cyane akaba ashobora kuzigira mu kwaha. Ibyo rero ko kubyimba kw'ibere bishobora kugaragazwa nanone, bishobora no guterwa n'ama-infection y'ibere cyangwa se ikindi kibazo cyagizwe ku mabere, ariko bwose ni uburwayi bukwiye kwisuzumisha ndetse no kubuvuza akavurwa bikamenyekana impamvu yabiteye. Ikimenyetso cya munani cyagaragaza ko ufite kanseri y'ibere ni uko ibere ryawe rishobora gushyuhirana cyangwa se kumva ibere ryawe risa naho rikuremereye mu buryo budasanzwe, mu buryo ritari risanzwe. Iyo ibere rifite kanseri ushobora kurikoraho ukumva risa naho riri warm ugereranyije n'uko wari usanzwe ubizi cyangwa se ukumva ryashyuhiranye. Ushobora no kumva riremereye cyangwa se ukabona ibere ryawe ryabyimbye. Ibyo bishobora kugaragaza ko ari kanseri y'ibere, cyane cyane burya na kanseri z'ibere zimwe na zimwe zigenda zigafunga imitsi yitwa lymph vessels iboneka mu ruhu ndetse no mu ibere. Ibyo bigatuma ibere ryawe rishobora kubyimba rigasa umutuku kandi rigasa naho riremereye. Ibi ni ibimenyetso akenshi bishobora gukira vuba, bikaba bishobora kugenda, ukaba ushobora kubyitiranya n'ubundi burwayi ufata ibere nk'uburwayi bwitwa mastitis. Ariko
ku bantu bakiri bato burya cyangwa se abagore batonsa, nugira icyo kibazo uzamenye ko bishobora kuba ari kanseri y'ibere. Ariko ku mugore wonsa burya ashobora kurwara buno burwayi bwo abenshi baraburwara iyo atitaye ku mabere ye neza. Ikimenyetso cya cyenda cyakwereka ko ufite kanseri y'ibere ni ukuba imitsi itwara amaraso y'amavene ishobora kugaragara inyuma ku ibere, cyangwa se ukaba ushobora kuyitegereza ukayibona. Ubundi ku ibere niyo ushobora kubona imitsi y'ibere ubona nyine ari udutsi duto, ntabwo ubona ko ari imitsi minini cyane. Iyo rero uburyo ibere ryawe rifite kanseri, ubona ibere ryawe risa naho rizengurutswe n'imitsi, ugatangira kuyibona, ukabona ya mitsi y'amavene igaragara rwose ku ruhu, ukayibona rwose igaragara neza. Niba rero uba utarasanzwe ubona ko imitsi yo ku mabere yawe igaragara, ukabona uri kubibona, birashoboka kuba ari kanseri ushobora kuba ufite y'ibere. Jya kwisuzumisha rero umenye impamvu yabyo niba atari kanseri yabiguteye. Ikimenyetso cya 10 gishobora kugaragaza ko ufite kanseri y'ibere ni ukuba ushobora kuba ukagira akabyimba, cyangwa se ushobora kugira akabyimba ko kwibere kagatinda gukira cyangwa se ntigakire, cyangwa se ukagira agasebe kwibere ntigakire. Ubundi birashoboka ko wagira kanseri y'ibere hakaza akantu k'agasebe gato kwibere kataryana ariko kavamo utuntu tw'amazi. Icyo gihe rero gashobora kugaragaza cyangwa se kugaragazwa ko gufite kanseri y'ibere. Niba ubona akantu k'akariseri cyangwa se kagasebe gato kari kwibere, ukagafata imiti ukagashyiraho imiti ariko ukabona ntigakira, uzisuzumisha, birashoboka kuba ari kanseri y'ibere. Ubundi kwisuzumisha kanseri y'ibere hakiri kare cyangwa se ukamenya bino bimenyetso byayo, biguha amahirwe yo kuyisuzumisha ndetse no kuyivuza no kuyikuvura hakiri kare. Ikintu cya mbere burya nk'umugore cyangwa se umukobwa, byibuze buri mezi 3 cyangwa se buri kwezi uzajya wikorera examen y'amabere. Nta kundi ni ukuyakanda ukumva ko hari impinduka yagizemo cyangwa se irimo. Nusanga harimo impinduka uzajya kwa muganga babaze impamvu yabyo, bakurebera impamvu yabyo. Breast self examination burya ni ikizamini cyoroshye rwose umuntu wese yakwikorera. Kumenya rero burya ko hari impinduka ku mabere yawe bishobora gutuma ufata umwanzuro ko yavuza ndetse no kujya kwa muganga hakiri kare, kandi ibyo biguha amahirwe yo wavurwa iyo kanseri y'amabere igakira, cyangwa se nanone bakagabanya ibyago byo kwishobora gukwirakwira mu mubiri wose mu buryo bwihuse ku buryo yakwica vuba. Niba rero ubonye akantu k'akarampu cyangwa se mase mu ibere ryawe cyangwa se mu kwaha, uzajya kwisuzumisha ibere. Niba hari impinduka ubonye ku mabere yawe, haba mu ngano cyangwa se mu ishusho yayo, shape, size cyangwa se appearance, burya nabwo uzajya kwisuzumisha ibere, kanseri y'ibere. Niba mu ibere ryawe habamo ama discharge mu buryo budasanzwe, isuzumisha kanseri y'ibere. Niba mu ibere ryawe uri kubabaza cyangwa se rikabyimba, nabwo ukwiye kwisuzumisha kanseri y'ibere. Kanseri y'amabere burya ishobora gufata abantu bose, kandi n'imyaka yose burya ufite ushobora kuyirwara. Burya n'abagabo barwara kanseri y'ibere, ntabwo ari umwihariko ku bagore gusa, kubera ko burya n'abagabo tugira amabere, niyo mpamvu dushobora kurwara kanseri y'ibere. Niyo mpamvu urugamba rwo kurwanya kanseri y'amabere ni urugamba rukomatanyije abagabo ndetse n'abagore. Ni byiza ko twarwanya iyi kanseri tukayisuzuma. Burya ni nimwe muri kanseri umuntu ashobora kwisuzuma akamenya ko ashobora kuba yirwaye cyangwa se afite ikibazo ugereranyije n'izindi. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe. Nanone ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi n'icyo udasobanukiwe neza, wifuza kubaza no gusobanuza neza kugira ngo ubyumve neza, wakwandika ahagenewe kujya comment tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.